tubahe ikaze mu kiganiro none, ikiganiro mumenyereye, ikiganiro mu ngamba, ikiganiro cyo kuri BTV kibageraho kenshi cyane kandi kiba kibanda ku buzima bw'igihugu, aho twicara mu ngamba tureba uko twasesengura ku buzima bw'igihugu ndetse n'ingingo zitandukanye mu buzima bwose bw'igihugu. Ubu rero uyu munsi tugiye kuganira ku mahame remezo y'imitegekere n'imiyoborere y'igihugu. Akaba ariyo mpamvu turi kumwe n'umugabo w'inararibonye muri politiki y'u Rwanda, Honorable Tito Rutaremara. Niwe turi kumwe muri kino kiganiro. Nari maze kubivuga ko ari inararibonye muri politiki y'u Rwanda. Honorable Tito Rutaremara, twaguha ikaze mu kiganiro mu ngamba. Murakoze. Uyu munsi rero yari umudukurikiye n'abandi bazabona ikiganiro, turaganira ku mahame remezo. Abantu bakunda kuganira ku biriho uyu munsi, bakareba aho bigeze, umusaruro wabyo, ariko batabanje ngo barebe ubundi iremezo ryabyo ni irihe. Uyu munsi rero turaza kuganira ku mahame remezo y'imitegekere, politike ndetse n'imiyoborere y'igihugu muri rusange. Turaza gusobanukirwa igihugu icyo ari cyo, abantu bakamenya igihugu icyo ari cyo n'uburemere bwacyo, bakamenya leta ni iki, uruhare rw'umuturage muri ibyo byose ni uruhe, buzuzanya bate izo nzego zose. Ariko noneho tukaza no gusoreza ku kindi kintu umuntu yavuga cy'abantu b'inararibonye nka Honorable Tito Rutaremara, cyo gusesengura systeme politique y'u Rwanda. Igihugu kigira systeme politique gihitamo mu zindi nyinshi ziba zihari. Ese iyo u Rwanda rwahisemo ni iyihe? Ibyiza byabyo ni iyihe? Ibibazo bishobora gutera ni ibihe? Ese mbere izari ziriho abantu bazinenze iki ku buryo iyi ngiyi ari igisubizo kuri icyo kibazo? Ubwo rero nongeye nguhaye ikaze Honorable Tito Rutaremara. Twatangira mudusobanurira byimbitse abantu bakamenya igihugu ni iki, igihugu ni iki, uburemere bwacyo ni ubuhe, ku buryo umuntu niyo yaba ari umwana muto y'imyaka 15 nimba ari umuntu mukuru yumva igihugu akumva icyo ari cyo. Igihugu ni ibintu byinshi ariko bikubiye ko tuvuye mu Rwanda nk'igihugu, icya mbere ni abaturage b'icyo gihugu, icya kabiri ni imipaka yacyo uko kingana, imisozi, ibintu biriho, ubutaka n'ibindi byose. Icya gatatu ni umuco wacyo w'icyo gihugu, uko kiyumva mu bandi, uko gifata ibintu. Ibyo rero nibyo bigiye birimo, noneho hazamo uko gikora ekonomi, ubuhinzi n'ibindi byose, hakazamo uko cyigisha, hanyuma uko kiyobora za systeme n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose biteranyije n'icyo gihugu. Ubundi hari igihugu, hari ibihugu biba bifite za nation nyinshi zikagira wenda federation, mbese nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa hari n'igihugu wenda kitaba gifite nation nyinshi ariko kikagira nationalite nyinshi. Tuvuge nk'uko bafata nka za Uganda, bafite abatoro, abandi bose bafite nationalite ariko wenda kikaba muri kimwe, atari federation, cyangwa nka za Congo. Kaba n'ikindi gihugu nyine kiba gifite wenda cyarashyizeho n'ururimi rumwe ariko kikagira nazo twaturibi twinshi dusanzwe turiho, ufashe nka za Tanzania. Hakabaho rero n'ibindi bihugu nyine biba ari iki gihugu kimwe, ndetse gishaka gufata n'umuco umwe ariko kisanzwe cyifitiyemo twaturibi hirya no hino dutoya n'indimi nyinshi ziba zirimo. Mbese kigerageza kubaka nation cyane cyane muri Afurika. Ariko icyacu rero cyo ni igihugu kimwe, gifite umuco umwe, gifite ururimi rumwe, gifite nationality imwe, kikagira nation imwe na leta imwe. Buriya nicyo turusha byinshi. Hari biba bifite leta, biba bifite leta bikagira wenda n'umuco umwe nkaza, ariko bikagira bifite leta federale, bikagira n'umuco umwe nko muri Amerika, bikagira umuco umwe ariko akaba ari za leta nyinshi zifatanyije. Akaba rero ikiba nk'uko biba zifite leta
unitaire itari federale ariko ugasanga gifitemo imico myinshi. Hakabaho mbese muri Afurika byinshi niko bigiye bimeze n'ahandi no mu Buhinde nahe. Hakaba rero ariko n'ibindi usanga nubwo kigerageza nka za Tanzania kuba gifite leta imwe kigerageza kubaka nation imwe ya Tanzania kizana umuco umwe wa Giswahili n'iki ururimi rumwe kugira ngo gikuze umuco umwe kiri mu rugendo rwo kubaka nationalité na nation yabo ari igihugu kimwe. Ariko twebwe n'abazungu bataraza twari dusanzwe turi nation imwe dufite umuco umwe dufite imyemerere imwe dufite na territoire imwe nta zindi ndimi nta yindi imico ari umwe civilisation ari imwe. Ibyo no Rwanda niko tumeze ubu rero nicyo gihugu. Ubwo no kuvuga ngo n'umuryango w'abibumbye iyo ugiye gufata umwanzuro ukavuga ati iki ni igihugu nuko cyo cyuje ibyo bintu bitatu bavugaga gifite iyo leta bo hari imbere ariko nuko tutari turi muri nation niko bakwakira. Iyo ufite ibyo ifite leta ukagira n'abaturage niyo ntabwo bigusaba muri nation zinini iyo ufite leta imwe ni gusanga ngo ufite nation ushobora kuba ufite za nation nyinshi zirimo ariko nuko ufite leta imwe na territoire. Ibyo nibyo muri nation zinibaga n'abaturage na territoire aho harimo abaturage nako iyo uvuze leta ubwo harimo abaturage kuko leta burya n'abaturage bose hari abari hejuru n'abari abategeka n'abategekwa nibo bakora leta. Aha noneho reka tujye kuri leta. Leta yo ni iki? Leta ubundi buriya leta buriya sosiyete z'abantu ko zikura buriya mbere bya kera abantu bari nk'inyamaswa umwe agenda ukwe n'iki nyuma bagira aho bagira twa famille nk'inyamaswa zimwe burya intare n'ibindi zigira za famille cyangwa nyuma bagiraho batangira kuba benshi bagira twa clan icyo bita ubwoko burya ni nabyo bita ubwoko mu Kinyarwanda wenda abanyiginya Abasinga n'ibindi byose ni nabyo burya mu bihugu byinshi muri Afurika bari za clan zikiriho n'ahandi. Burya nko muri Somalia bafite idini rimwe bakagira n'ibindi byose kimwe ndetse n'amajyambere amwe ariko bakagira za clan. Icyajyaga kirwana muri Somalia ni za clan ariko rero habaho ya za clan zizamutse bikagira aho bita za tribu kuvuga ko haba hari za clan nyinshi ziri hamwe zitangiye kugenda zibona zimwe zivuga ururimi rumwe zifite na territoire yazo zirinda ari imwe ariko zitakigira igisekuru kimwe aba ari tribu. Nko bafata nko muri Uganda urugero cyangwa muri Kenya baca abagikuyu yani ni clan nini ariko aho iyo zikora zikagira nationality iyo zatangiye kwitegeka zigashyiraho ubuyobozi kumva ko zigize noneho iyo zakuze zigaterana zigira icyo bita nation ziyumvamo zifite amajyambere amwe zifite umuco umwe zarakuze harimo za tribu nyinshi zigenda zihuza zigenda zijya hirya no hino ziri hamwe zikiyumva ko ziri sude zifite umuco umwe ururimi rumwe ibyemere imyemerere imwe aho zigiye zose kazagenda zisanga nk'uko umunyarwanda burya isanga ubwo ni national iyo bigiye hamwe biba batangiye kuba nation. Iyo nation igenda ikora igenda igira noneho leta niyo bashyizeho ubuyobozi buri hejuru y'ibyo byose ukagira bwa buyobozi bwa perezida bw'abami byabo ikindi icyo ari cyo cyose noneho kikayobora gikoresha amategeko zikoresha inzego umwami abatware bamugize n'iki cyangwa perezida minisitiri n'abandi noneho kigashyiraho n'intuza kigashyiraho n'abarinda umutekano kugira ngo igihugu kitaterwa n'abasirikare kigashyiraho abarinda umutekano imbere kugira ngo gashyiraho n'amategeko n'ibindi. Iyo ni leta ikagira iyo ni leta rero icyo gihe bifite ingufu zo kubwira wowe nyamuneka kurikira ibi uriya kurikira ibi kuko ziba zirebera buri wese wenda
umuntu wenda cyangwa ubu ntibugira ngo ugende ashaka gukora iki ngiki agakora ibyo bahuriye byose, hakaba leta igenda ibireba. Leta ifite abapolisi, leta ifite amategeko ayigenga, ifite abayobozi bashingiye kuri hejuru bagenda hasi batanga umutekano wose. Iyo niyo leta. Leta ni iriho ishyiraho amategeko, ishyiraho inzego zirinda umutekano, ishyiraho inzego zituma abantu bakora, irinda uwo mutekano, ituma abantu batera imbere n'abandi. Ni leta mwese muyikurikira kandi ifite abari hejuru bayiyobora. Iyo niyo leta. Wenda dukomeje kuri icyo gisobanuro cya leta, Honorable Tito Rutaremara wari udusobanuriye ukuntu leta yiyubaka ihereye ku makara kuri sosiyete y'abantu bikazamuka ku matiribi ndetse bakagira bafata umwanzuro wo batereka turebere noneho icyaduhuriza hamwe twese muri ibyo bitandukanye. Ariko se noneho ijyaho gute, ishyirwaho nande? Urumva burya ni nacyo gituma mu bantu b'abahanga bavuga leta ni sosiyete ko zigenda zikora, nicyo kintu cya nyuma. Ubundi abajya kugikuraho ni filozofi y'abakomunisiti yavugaga tuzagira igihe tugira igihugu hatakiri leta, abaturage ubwabo biyobora, bafite sisitemu yo kwiyobora idafite ya kintu kiri hejuru kigenda kibabwira ngo ukora iki kugira iki. Ariko niyo hejuru kugeza ubu ngubu mu kwishyira hamwe kw'abantu bagakora, nicyo kiri hejuru. Ni nazo ziri muri nasiyo zinazo za leta n'iki ziba ziriho. Leta rero tuvuge nko mu Rwanda, kubera yuko bamwe baba bari aha abandi bafite utwabo, wenda tuvuge abantu bo mu nyiga bavuga bati twe twahinga ibi twakwikorera ibi, abandi batwakwikorera ibindi batwakwikorera, ariko hakaba igihe bavuga bati reka tujye hamwe. Hari ubwo leta zishyira hamwe kugira ngo zikore za leta federale, burya nk'abanyamerika za leta zagiye zishyira hamwe zisinyana ntuza i Washington kugira ngo zikorere hamwe, zari zaragiye zibaforoma n'abazungu mbere. Ubwo no mu Buhinde ni nk'ibyo, tuvuge nko burya no mu Budage n'ahandi hose ubwo bagiye bashyiraho, cyangwa mu Busuwisi. Ariko hari leta rero noneho haboneka ahantu hamwe hakagenda abantu bamwe bakagenda bafata ahandi none bakazashyiraho leta. Mbese nko mu Rwanda uko abanyenye baturutse Gasabo bagenda bafata izo za tribu zindi ziri hirya no hino, noneho bashyiraho umwami, bashyiraho leta ishyiraho amategeko. Nabo nuko nguko, cyangwa se igashyirwaho n'abakoloni. Nyuma y'ubukoloni bashyizeho bagatera igihugu nka Zaire bakagikirema bagashyiraho ubutegetsi, cyangwa nka Uganda n'ahandi hose muri Afurika niko babikoze. Uretse mu Rwanda kuko basanze leta ihari, ndetse no mu Burundi basanze leta ihari. Ahandi wenda ahandi muri Afurika burya hariho nyine bwo byagiye bishyirwaho n'abazungu babaziye na independence zibonekeye, bityo bikagenda zigira leta rero zishyirwaho ukwishe. None se ubwo hagati y'umuturage na leta umwe afite izihe nshingano, undi afite izihe nshingano? Urumva ubundi leta ntishobora kubaho abaturage batariho. Buriya n'umuturage nawe ni leta ubundi mu bye. Ariko leta rero hari abahagarariye leta bareba ya mategeko, bareba n'izo system zose baziyobora. Leta rero ikagenda bigira leta akazi kayo no guha umuturage cya mbere kwishyira kizana, kamuha umutuzo abandi bataza kumutera, kamutuza imbere kugira ngo abantu batagenda birwanira batakwiba, akagira ate igashyiraho amategeko abantu bose bagomba kuyakurikiza. Abayishe leta ikabafata ikabahana, igashyiraho n'ibintu niba bashaka gutera imbere ikatushireho ibingibi, ikabishyiraho itishyizeho amashuri abana bazajya biga batya baziga ibingibi. Ntabwo rero wacyangwa bavuga ati gihe tuzigisha ibi
ngoma ngo vuge ati twe twigisha bakigisha ibyo leta yashyizeho za system yagiye ishyiraho. Ubwo urumva ko leta icyawe nuko umutekano w'abaturage no kubafasha gutera imbere, niko kazi kayo. Iyo kananiwe aba ari leta mbi, ubundi abaturage bayikuraho. Abaturage rero kuko nibo ubundi nibo leta ikorera, kandi n'ibitekerezo niho biba byarabaturutsemo. Icya mbere ni ukubaha ayo mategeko. Niba barumvikanye kuri ayo mategeko bagomba kuyubaha. Niba barumvikanye ko babatereka dukora iki ngiki kugira ngo tuziteze imbere, bagomba kubyubaha no kubyubahiriza. Noneho icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri icyo kubaha amategeko baba barayishyiriyeho, ariko leta none igasigara iyashyira mu bikorwa, kuko abaturage aba yarashyizweho n'inzego bishakiye. Noneho bakabishyira bati ngaya amategeko nayo, aba yakurikirana bashyira mu bikorwa ni leta. Abaturage cya mbere no kumenya nubwo kugira ngo babone bashyireho system yo gushyiraho amategeko, byamwe byo gutura abadepite n'abandi kugira ngo bajye batora amategeko akore, no kuyakura mu nzego z'ibanze kugira ngo bagende bavuga bakabwira abandi, noneho amategeko agakora. Icyo niko kazi kabo. Noneho no kubaha ya mategeko ubwo yaragiyeho, leta ikaba igenda iyareberera iyashyira mu bikorwa. Abaturage bafite rero kuyumvira, kubyubaha bakumvira, ariko bakagira n'uburyo bwo indi nshingano bafite no gushaka n'ibitekerezo kugira ngo bizagende bizamuke. Noneho indi nshingano bafite ni no kureba aho bitagenda neza, bakabwira ababahagarariye bati nyamuneka ngaha ntibigenda neza, cyangwa bakabibwira za media n'ahandi kugira ngo bivugwe, noneho byumvikane ko bitagenda neza, bigende bikora. Nayo ni inshingano abaturage baba bafite. Urumva bo batanga ibitekerezo bakabiha abo bitoreye kugira ngo babigire. Ibyo bitekerezo bikaba amategeko. Amategeko rero iyo amanutse agomba kumvirwa n'abaturage, abandi bayatekereje. Izo nshingano zabo z'abaturage. Ubu niyo turimo guha umwanya mu itangazamakuru tubwira abantu iyi ngingo murayumva mute, baba barimo gutanga ibitekerezo byabo ku bintu icyo ari cyo cyose, ku kintu icyo ari cyo cyose leta yakoze. Ni ukuvuga ngo noneho leta bakaba n'ijisho ryo kureba bitagenda, none bakabinyuza mu makuru cyangwa bakabinyuza mu bo batoye, cyangwa bakabibwira abayobozi bati ibi ntabwo bigenda n'ibindi. Ubwo ni akazi baba bakora akazi kabo kureba aho bitagenda, aho ibyabo bitagenda. Aha, murakoze cyane. Ubwo turakomeza no kwibutsa abantu ko ari ikiganiro mu ngamba cya BTV. Turi kumwe n'umutumirwa Honorable Tito Rutaremara, inararibonye muri politiki y'u Rwanda, aho turi gusesengura tureba kugira ngo abantu bagire ubumenyi ku mahame remezo y'imitegekere ndetse n'imiyoborere iyo ari yo yose. Njyewe uyoboye ikiganiro nitwa Richard Dani Iraguha. Ubwo tumaze kumva leta n'igihugu, hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko njye ntabwo ndi muri leta, kuko leta ntabwo impemba, ntabwo twashyizeho abaduhagarariye hariya, ni abadepite, ni ba meya, abaminisitiri barahari baratorwa, ariko njye ntabwo ndi muri leta. Umuturage usanzwe ubwo ayirimo, none se washyizeho igihe bamubwiye ngo naza atora agatora, bakamutora ayirimo. Kandi ukundi ayirimo kundi igihe amategeko avuye hejuru agomba arayumvira. Ibivuze niba bavuga batohereza abana mu ishuri, arabohereza. Ubwo ayirimo, kuko bya bitekerezo nibyo byagiye hejuru, birakora biraza bigaruka hasi. Hari abagenda babireberera, kuko buri muturage siko yareberera ibikorwa. Hari abo bashyizeho system bashyizeho igenda ireba ko bigenda bikorwa. Bavuga bati nimwubake amashuri, akajya kuyubaka. Niba atayubatse kandi barabishyizeho byarabaye itegeko, agomba kuryumvira. Urumva rero icyo gihe ni leta ayirimo. Ntabwo leta avuze ati bo yewe ndava muri iki gihugu, ntabwo nabundi uyirimo. Wavuga uti ubuze uti igihe ibitekerezo wanze kujya tuvuye kwishakira ngo uti ndanze sinjya gutora, uriyimye. Ariko ibyo ari byo ababikora ubu barabikora, kandi niba babikora bazaza bakubwira icyo ukora, ucyubahe. N'utacyubaha uzahanwa, kuko bahaye uburenganzira bariya
ngo baguhane ure urimo wanse ukunze buryo leta uyirimo iyo utabishatse uragenda. Honorable Tito, mumaze igihe kinini mukurikirana ibya politike mu Rwanda ndetse mureba n'imyumvire y'abantu aho igenda ikura n'aho igenda igera, mubona ubumenyi bw'abaturage basanzwe kuri izi ngingo z'uburere mboneragihugu ku mahame remezo y'imitegekere, mubona bigenda bikura, bigenda mubona biri ku cyo kigero wenda? Bigenda bikura kuko ikibikwereka ko bikura ni nko kureba ko iyo abaturage baganira mu nteko z'abaturage ukumva baravuga baraganira bati ubuhinzi bwacu tuzabikora dutya, ibintu turabikora, ubwo batangiye kumva intuza icyo ari cyo mu nteko z'abaturage barimo baganira ibibazo byose bibareba ndetse ibibazo bibabangamiye. Burya ni intambwe igihe abaturage batangiye kugenda bavuga bati babone bita bagendekeye neza, babona perezida bati iki ntikigenda neza, intambwe nini. ubundi ntabatinyuka kubwira perezida ati minisitiri we nimo bimukureho, ubundi baraza babona perezida batika meyo uyu nguyu rwose ntacyo yakoze, uyu minisitiri ntacyo akora, ibintu byarapfuye, barabivuze bakayibwira n'abanyamakuru n'abandi. Irya ni intambwe yo kwerekana ikitagenda, itungo ritagenda. Ubundi mbere baricecekeraga bavuga ati turavugira iki ko nta gihinduka. Mbere bumvaga ko leta ari aho kubategeka gusa, kubategeka nta kintu bayibwira, nta kintu bayibwira. Barabivuga ikibazo kibaye kigahinduka, baranabivuga bakagera naho bumva bifuza. Buriya nubwo abo hanze babikritika, igihe abaturage bumvaga bavuga ati manda ya perezida igiye kubaho, uyu muperezida se ko yaradufitiye runini, bagahaguruka bakandika amabaruwa, bagahaguruka bakabizana no kwerekana aho system ibigeze, kumva bati twebwe ko perezida wacu tumva tumushaka, kandi itegeko rikavuga ko ahagarara ubu ngubu, kandi amategeko ari twe tuyashyiraho, abaturage tukanayakuraho. Barahaguruka bari mobiliza barabizana. Haravuga ngo harabamurije, niyo barabamurije nabwo bakaza bakabyemera, nuko babonaga ari ngombwa. Ndavuga abakritiki zo nzivuga ngo nabababwiye, ariko niba barababwiye bakaza, bagahaguruka bagafata iyo nshingano, bakizira ubwabo, babibona ndetse bakakuma amashyi bakishima. Ubwo ni kwerekana ko baba babizanye, ukabona barabyina, barambaye, bagenda babyina. Buryo uwo wazanye ku ngufu ntabwo azabyina, azarakaye. Ari no ku ngufu no mu matora ntibyagaragara. Wenda bamwe ntibaza kuko ntawe ujya kubahiga, cyangwa banaza ntibabitore. Ariko no kubona n'abaturage ukuntu baba byishimiye nk'uko perezida wenda baratangije kumutora, ukabona ukuntu bamwishimiye, bamuzaniye ibibazo bye byose, ni kwerekana ko hari intambwe nini yatewe ituma abaturage bumva hari uburenganzira bwabo bazi, cyangwa babwira abanyamakuru n'ibindi. Bagira bashaka kubwira abanyamakuru bati uburenganzira bwacu burashwanyaguritse, barabwica ngaho nabo. Kwerekana ni intambwe nini yatewe muri politiki. Yego, ikintu cyo kuganiriza ababahagarariye cyo nk'abanyamakuru turagikurikirana, usanga muri izo nzira mwatubwiye abaturage bagushobora kunyuramo batanga ibitekerezo babwira leta yabo, harimo yo kunyura mu babahagarariye no kunyura mu itangazamakuru. Harimo abanyura mu itangazamakuru kenshi cyane, ariko iyi nzira yo kunyura ku bahagarariye yo yubatse gute? Urumva inzira yo kunyura ku bahagarariye, buriya abahagarariye iteka bumva abadepite, akose bo bonyine. Buriya buriya haraba njyanama mu nama y'abaturage ku mudugudu, harimo abakuru baba barakoze baba bahagarariye. Ku kagari hari njyanama baba baritoreye ikajya ku kagari, ako kagari kaganira ibibazo by'abaturage naho ngaho. Abo baturage iyo bari mu nama ku ntuza barabaza ati mwebwe mudukora iki mujya hariya haruguru. Ku murenge barahari, ku karere barahari, noneho hakaba n'abadepite. Ariko ubwo saho honyine abo ngabo ni muri zisanzwe, ariko ubwo ujya afata mu nzego z'abari n'abategarugori,
bari hasi ku mudugu ku isibo bakaba ku murenge bagenda bagira ababahagarariye aho ngaho ibibazo by'abaturage n'iby'abari n'abategarugori bakabivuga mu za njyanama zo ku murenge zabo za hehe bakarinda bagera ku rwego rwabo nationale bafite abagiye babahagarariye urumva ibitekerezo byerekeye ku bari n'abategarugori n'ingorane zabo binyurana urubyiruko narwo niko rumeze rugiye rworuganije ruke ariko ibyo ntibihagije hari noneho na za societe civile ziri aho ngaho izireba iby'inzara izireba iby'ubukungu izireba ibyiza byose nazo zigenda zifite iryo jisho noneho hakabaho rero n'itangazamakuru nubwo baba batarabitoreye ariko mugeze ibibazo byanyu aho bigomba kujya kunoza aho rero buriya aho handi hari benshi bo kuko batajya mu itangazamakuru ntimubumva ntabwo mubumva kuko buriya nk'urubyiruko guhera ku isibo bagiye bafite abahagarariye ku ntuza ku mudugudu bafite abahagarariye ku kagari bafite abahagarariye ku murenge bafite abahagarariye ku karere bafite abahagarariye bakagira na ntuza nationale ariko rero si ibyo ntabwo ari abahagarariye urubyiruko gusa bagira nabo bahagarariye no mu buyobozi buriya za njyanama zo ku mirenge zo ku kagari zo ku karere harimo urubyiruko nk'uko mu badepite harimo urubyiruko rwatoye nk'urubyiruko ndetse no muri ba minisitiri urumva rero niko burya bigenda bituruka muri abo ngabo bigenda buhoro nuko burya raporo batanze raporo ziva ku karere zijya kwa premier ministre zijya no ku badepite n'iby'ibyo ngibyo nyine zazindi njyanama y'akagari itanga raporo hariya n'abandi bikazamuka bikagera muri raporo zo mu badepite n'abadepite rero kumanuka bakajya kumva ubwabo ariko uretse hari na za raporo n'ubundi niko sisitemu ibikoze ku ntuza ahubwo nyine ubwo abanyamakuru mwari mukwiye kujya mubwira muti ariko raporo mwatanze ku karere naze mubaza nka njyanama y'akagari niye mwatanze kubiyemo ibihe byifuzo by'abaturage ukabireba ntabwo rero mujya mubibaza ahubwo mujya ku muturage direct niwe muba mukeneye ariko burya birahari twebwe iyo tugiye nabyo tujya kubisoma ariko noneho n'abaturage kuko n'abaturage gahura nabo njye nabaye no mu nteko zombi nabanje kuba ariko mu nzibacyuho tutarashyiraho ntuza tutarava mu nzibacyuho nabaye mu badepite ariko mba no muri sena mu bihe bishize buriya iyo abasenateri n'abadepite bamanutse baba bagiye mu karere bakabanza bakumva raporo njyana baba barasomye n'izo za raporo baba barazisomye none bakajya kwicekingira burya agenda ajya gucekinga si iyi raporo batanze niyo ni nk'ibyo ngibyo buri kuko hari za raporo rero ntabwo bagenda bavuga ngo ariko baragenda ko batanze raporo ngo ahangaha iki n'iki cyarubatswe nibyo bakajya kureba bakareba niba iyo raporo ari nziza hari ubwo basanga ari nziza hari n'ubwo basanga yaratanzwe nabi kuko raporo izamura hari ubwo igera ku bantu wenda abayitanga bakayikupa none bakajya kureba bakabigorora mu bundi buryo hari n'ubwo abaturage banababwira rero bakaza niko bigenda ubu rero ubuyobozi niko bimera ntabwo burya wabwira abaturage ngo baturage nimuhaguruke mwivugire tekereza 12 zije kuvuga zavugira he sigomba kugira system bavugiramo ni nacyo abantu batumva kuko iyo system umuntu wa Nyagatare n'umuntu wa Nshiri bayinyuzamo bikageraho bigomba kujya ariko niba bababwira ngo umuntu ave Nshiri ngo aje kuza kuvuga ibibazo bye i Kigali yabishobora yavugira he n'ahandi ko nukuba ko hagomba kubaho za platform izo nzego bagenda bavugiramo ibibazo byabo n'iki kagenda bizamuka kagira n'abandi bajya kubireba ko byagiye bikorwa buriya ni nacyo gituma ubona u Rwanda bati kuki rutera imbere ese kuki rutera imbere nyuma ya jenoside ko byari muri jenoside ko byari kabo ariko ubu twatera imbere
nabo ku isi yose bavuga ati mbese u Rwanda ruteye imbere rugenda rukora neza. N'icyo n'izo system zikora ahandi ushobora gusanga zidakora neza. Ntabwo ari miracle, ntabwo ari Imana iza ngo ikora iki, nuko ibyo bigenda bikora. Honorable, iyi ngingo tuzayigarukaho mu buryo bwimbitse y'ukuntu abantu bagomba kubyaza umusaruro ababahagarariye kugira ngo ibitekerezo byabo bizamuke bigere aho bigomba kugera. Ariko nyemerera tugere noneho ku kindi gice twari twavuzeho kijyanye na systeme politique. Bishingiye ku myaka yanyu, bishingiye ukuntu mukurikirana amateka, imitegekere y'igihugu, ahantu ni muhatuganize twumve neza abantu bamenye systeme politique y'u Rwanda wenda y'uyu munsi muraza kugera, ariko munaduhere wenda mu gihe cyabanje zasimburanye gute, ubu ngubu dufite iyihe, noneho tubone kuyiganiraho abantu bamenye ngo impamvu tudafite vice president uyu munsi tukagira minisitiri w'intebe, ese mbere byari bimeze gute, iyo comparaison tuyikore abantu babashe kugira ubumenyi bwo kuvuga ngo ibya mbere dore inenge zabyo nizi, ibi ngibi dore impamvu birimo kudufasha ku iterambere nibi nibi. Ngira ngo twabanza tukareba wenda mbese demokarasi dufite niyihe. Buriya hari intuza demokarasi type ebyiri. Hari imwe ishingiye ko competition, abantu bajya hari opposition n'ibindi za competition, noneho abantu uwutsinze agatwara byose, utsinzwe ntagire icyo atwara. Niyo wagize 59 n'ibice 5, undi akagira niyo wagize 49 n'igice, undi akagira 50 n'igice, afata byose. Ubwo ruvuga ibiki? Ni ukuvuga afata ubutegetsi bwose. Abaminisitiri ntibashyiraho system ye, niwishyiraho n'inteko byose. Inteko yo ziba zihari, baba baratowe baraho. Ariko rero kuko ubwo yahagize 50 n'intuza, nukuvuga ko itegeko azajya rinyuza uko ashatse. Yego. Ariko babandi 49 urumva ko benda kungana. Ntago yagize. Ntago arashyiraho cabinet ye. Arashyiraho ba guverineri be. Mbese byose ni ari ibyo. Wa wundi atazategereze nawe igihe azatsindira. Iyo niyo system ya ntuza ya competition. Hari rero indi system ivuga iti consensuel, ivuga iti reka tugire ibyo tumvikanaho. Burya za system zirahari. Ntabwo hani ingero se ntabwo bihereye ku Rwanda. Bifashe system y'Abanyamerika, y'Abafaransa, y'Abongereza nuko nguko bimeze. Ariko yifashe nk'iy'Abasuwisi ntabwo ariko bimeze. Bushingiye kuri consensus. Burya niyo ufashe nk'iy'Ababiligi nubwo harimo competition naho burya kuko ubigize utya burya abafurama nibo benshi, ababaro ni bake. Yagize icyo bategeka buri gihe. Rero bagomba gushyiraho system ituma abawaro biyumvamo n'abafurama bakiyumvamo muri iyo leta. Irahari barayifite. Mu Badage burya Badage hari igice cy'abaproso nicyo kinini cyane, igice cy'abanyagatolika n'igitoya. Bagira muri system ituma n'amaparti yabo aremye n'iki kugira ngo baze nubwo haba ama competition, ariko izo competition zize gusanga hari abahariya ari mu poroso barimo, bamwe mu katolika barimo nabo mu poroso barimo. Bijya niko bimeze no bari aho ngaho Mudage ntiboneka cyane kuko ko amadini nta gifite agaciro kanini cyane nka kera, ariko biraboneka birakora. Niko bikora mu Babirigi ho biraboneka kuko hari abawaro hari abafurama kandi ntibari hamwe. Ntabwo bashyiraho leta itarimo abawaro, ntibashyiraho leta itarimo abafurama, kandi abafurama ni 70%. Urumva babwiye ngo batore bagire bafata byose. Bagomba gushyiraho system n'amaparti agiye yisangamo. Urumva iyo system ya consensus ibaho hose cyane cyane yatanywe n'Abasuwisi. Abasuwisi burya bagira kanto y'Abadage ni 70%, kagira kanto y'Abafaransa n'iy'Abataliyani.
ubiretse rero ukavuga uti reka nshyiremo ntuza abantu bayobore wenda parti z'abadage kuko aribo benshi bateka burye nicyo gituma ni za kanto izo ni za kanto hari konta z'igifaransa kanto z'ikidage na kanto z'igisuwisi ariko izo zikigiramo kuko yari iwabo amaparti arapiganwa ubwabo inside mu badage ariko ni leta federale siko bigenda leta federale barareba bati bo parti conservateur cyane cyane yisanze mu badage parti socialiste abenshi bisanga parti social démocrate bisanga mu bantuza mu ba France na radicale bisanga bari mu bataliyani noneho aya maparti akagira leta federale convention yabo uwa mwatora mwabona 1000 cyangwa mwabona ikibusa parti radicale parti conservateur agira abaministri babiri parti nuza social démocrate agira abaministri babiri parti radicale iragira ministri umwe buri gihe mwajyamo parti radicale wenda ikabona 49% ntuza yindi irabona abaministri babiri bagahurira aho ngaho iyo leta niko imeze yabo urumva barumvikanye nubwo hagati muri za kanto harimo ntuza demokarasi igenda ikindi cyane ariko hariya hejuru kugira ngo bagire ubusuwisi bwose leta federale nukumvikana bagakura muri ntuza abaministri babiri muri parti conservateur muri parti socialiste bagakora babiri parti radicale umwe akaba aribo bayobora akaba aribo baministre bafite abasuwisi bo bagira n'ibindi byabo system yabo none icyo gihe uzajya bumva ntabwo uzabona abaministri babo babavuga cyangwa bagira bate mu bindi hirya no hino iteka bijya bohereza amakampani n'iki ariko uretse umusuwisi yaraje wari president ariko perezida waho amara umwaka umwe muri abo baministri batanu umwaka umwe uwa kabiri akajyaho undi uwa gatatu akajyaho undi uwa kane akajyaho undi uwa gatanu akajyaho undi bikabigiye mu matora iyo ni systeme ya consensuel niho mu Kinyarwanda nkuko umuntu ubwumvikane bushingiye n'ubwumvikane bushingiye gusaranganya ubutegetsi mu bwumvikane ubwo rero twe tugize rero twe twari dufite n'impamvu nyinshi abanyarwanda muri jenoside n'iki twarebye ese tujye muri competition iyi ngiyi imwe afata byose abandi bakagenda uvuye muri jenoside bagera usanga tuti nziza n'iriya systeme ya consensuel none dukereye iyacu ariko none baze ku maparti iri ku maparti ubwayo noneho systeme uko imeze yavuga parti yatsinze amatora izagira perezida ariko kuko hari ikindi institution ikomeye y'abadepite umuperezida azava muri parti yindi yatsinze ariko speaker uyobora abadepite azava mu yandi maparti noneho mu kabinete parti yatsinze izagira 50% gusa ibindi bibonwe n'andi maparti andi 50% isigaye isaranganywe n'andi mashyaka aha ngaho twari bugize ouverture kuko turi yibude cya development n'abatekinisiye tuvugiye niba ubonye umutekinisiye wa zamini ntabwo wagira utireka cyeho minisitiri utazi n'ibya mini wenda uwo mutekinisiye wamuzana akakora ariko atari mu maparti ariko yindi yatsinze ntigomba kurenza ibyo ni ukuvuga ko abandi bose bazaza bagomba kuza bakaganiraho kuri ibyo bakagira consensus mu biganiro byabo bakabiganiraho hari n'izindi za article zigenda zibisobanura kugira ngo byerekane ubwo no gutoranya ese ni iyihe systeme ya demokarasi ishobora kurangiza ibibazo turimo icyo ni kimwe
ariko nabwo hari n'ikindi, ese ni iyihe sisitemu ya demokarasi iberanye n'umuco wacu wa kinyarwanda? umuco wacu wa kinyarwanda, abanyarwanda iteka bashaka kujya hamwe, buriya nibyo za gacaca, kugira ngo abantu baze bajye hamwe baganire, bashake ibibazo byabo babicocere hamwe. Ntabwo bavuga ngo we ngo uraje ngo ujye mvuze ibyanjye, ngo uvuze ibyawe ngo ugende. Wakomeza ngo we buriya mu muco wacu wa kinyarwanda abantu urabahamagara bakajyamo, mugashaka ibisubizo, muganira, mukabiganiraho, mukageza ubwo mwumvikana. Niko sisitemu yacu y'umuco wacu wa kinyarwanda niko igenda. Ubwo rero gufata iyo ntuza nuko twahere ku bintu bibiri. Cya mbere ni uko uwo muco wacu wa kinyarwanda mu busanzwe consensus ari igenderwaho. Ntabwo uvuga ngo we jya hariya nawe ujya hariya tujye duhora duhanganye. Ntabwo mu kinyarwanda bibaho, mu muco wacu wa kinyarwanda. Ariko n'ikindi, twari tuvuye mu ngorane z'amacakubiri nini cyane. Ntabwo watangira ushyiramo andi macakubiri uvuga ngo uti yewe tugiye turahangana, yewe mfashe ibingibi, we genda. Waba ukuruye ya macakubiri yari ariho. Nicyo cyatumye rero izo mpamvu ebyiri nizo zatumye dufata iyo sisitemu ya demokarasi konsensuelle. None iyo sisitemu ya demokarasi konsensuelle twe tuyishingira ku mapariti. Ahandi nabo bayishingira ku mapariti, ariko baba bafite n'ibindi bagenda bareba hirya. Ntabwo ari byo twahimbye, irasanzwe. Uretse ko twarebye twe tuyishyira mu bundi buryo. Kuko ubu se umuntu yavuga yuko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi sisiteme ya demokarasi yari ihari, ntabwo ari konsensuelle buriya? Mbere ya jenoside ko hari pariti imwe si iyobora, aho baziye bikajya byari mu ntambara, ntabwo baba baretse ngo bayobore ngo unamenye sisitemu. Urumva parti Parmehutu niyo yayoboye mbere, Emerende yayobora mbere ku ntuzo. Urumva rero icyo gihe ntabwo bavuga ngo hari opposition, hari iki. Kandi ntabwo uvuga ngo amapariti yari ahari none murahamagarana tugende tujyamo. Muri iyi ngiyi rero twagiye tubaka, kuko iyo sisitemu ya consensuelle iba igomba kugendana, consensus igomba kugendana na za platform aho mugenda muganira, mubiganiraho, bitari muri leta gusa, no mu badepite n'umuntu. Buriya ni nko kuvuga ati nka forum de parti, kuvuga uti amapariti arahari uko angana kose yagize ibibazo binini bireba igihugu, ntibicare hariya babiganira. Kandi ku bantu bangana, buri pariti kaba gatoya gafite ijwi ringana n'irinini, noneho baganireho ibibazo, kuko nubwo buri pariti ntoya ushobora kugira ibitekerezo byiza. Kiriya rero ikinzeta nuko harimo abantu bakenewe, kandi aricyo forumu ya demokarasi. Buriya hari pariti yari ntoya, ntigire ibinyamakuru, ntifite amafaranga yo gushyiraho ibinyamakuru, ntifite amafaranga yo gushyiraho radiyo, noneho nta n'izindi platform ifite yo kugira ngo ivugiremo. Hariya rero ubahaye platform aho baza bakavugira hamwe na pariti nini, bagatanga ibitekerezo byabo byiza. Nicyo gituma ari intuza un instrument démocratique, wenda abandi bataramenya, ariko nziza ni bya bindi byo kureba gusa ngo icyiza kivuye muri Afurika abandi ntibakemera. N'abanyafurika babonye icyo cyiza bakumva ari kibi kuko kidasa n'ikiburayi. Ariko urumva ni intuza, ni ukuvuga ngo iriya mpuza mashyaka ni iho mu Rwanda gusa, buriya niho biri. Abandi wenda hari abandi bavugira mu nteko ishinga amategeko gusa ariko waba utarimo ntugire ijambo. Iyo utarimo uraga pariti katatowe ngo kabonemo, ntugire amafaranga ngo ujye muri ntuza, uzavugira hese. Ariko hariya niyo sisitemu yakozwe, kuko tuvuga iyo sisitemu yayikoreye ko RPF yo yumvaga ko ikibazo kinini muri Afurika ndetse no mu Rwanda nuko n'abantu bajya muri politiki batayumva. Reka tubahe umwanya wo utanga ibitekerezo byabo. Ufite ibitekerezo bizima ari organize azabona hatangira ibitekerezo, kandi
angana na babandi buriya nka forum buriya haza buri parti yohereza abantu 4 abagore 2 n'abagabo 2 mukagira mwese ijwi ribaringana aha n'igihe mushobora kugera ku cyemezo nako mukagitorera ubundi mushaka consensus iyibuze mukongera mukabigira ariko nyuma yaho kamatora kuntuza ariko muba urumva bamungana muri aho ngaho ariko nubundi no kuba nuza forum ngo iganire ibibazo binini bireba igihugu ibibazo bireba igihugu ntibireba gusa amaparti manini n'amatoya abafite ibitekerezo urumva ni no guha chance ayo matoya ngo atange ibitekerezo mu ruhando rwandi maparti kandi bagirijwe ringana urumva icyo ni imwe munuza twakoze ariko yo no kugira ngo iyo consensus iboneke no mu maparti kandi yigishe n'amaparti kuganira kuvugana bitari guhangana buri gihe kuko iyo ugatanga igitekerezo cyawe nkacyumva nanjye ngatanga icyanjye akacyumva wa wundi wari munini wenda nka RPF ni parti nini wenda nka za Green Party zikatanga ibitekerezo byabo parti ntoya ikabivuga mukabyumva namwe gatanga ibyanyu mukajya muri za riguma nka raporo ivuye muri iriya forum y'amashyaka ijya hehe raporo ijya igumaho ikazashyirwa mu bikorwa guteze oya urumva raporo ubundi iyo ari nk'ikibazo cyavuze wenda tuvuge nk'ikibazo kivuga ikibazo cyabaye kinini ya discussing ikakitanga no muri leta tuganira nko ku kibazo cya gukuraho la peine de mort igihano cy'urupfu byagiye biganiraho ndetse bikajya bitanyuramo kuko byari nyuma aho bize kunyuramo ariko babiha leta bati iki gitekerezo twacyumvikanyeho leta ni muri mu gikora ubundi babiha leta ariko ntago batanga raporo kuri leta bo babiha leta buriya utanga raporo n'uvuga ngo azaza yikubaze ntawe yibabaza ariko ibitekerezo byabo baravuga bati leta nyamuneka ibitekerezo twacyumvikanyeho ahubwo leta ishobora kutabikora none se nyuma bazaza bati mapati ko twafashe ibingibi byagenze gute kandi ko baba bafitemo ababo buri parti abaparti ari RPF n'abandi baba bafitemo wazasubiza ute se nyuma urumva buri parti yose bifite arabari muri leta arabari mu ntago wabona uko aho wabihungira ari ikibazo bumvikanyeho hariya noneho iyo tuvuye muri no systeme ya demokarasi consensus cyangwa se ya competition muri iyo demokarasi nibagiye harimo element imwe nini iyo power sharing kusangira ubutegetsi nicyo kinini kuko ntago bavango dufite demokarasi consensuelle none ukavuga uti bimwe nzabitwara abandi ukabibima ubwo ntubukiri iyo power sharing kugira ariko guhera hejuru karinda ugera hasi systeme birimo hasi ntago ntimubishyiramo kuko ngo muvuye ngo ugiye gutora hasi ahubwo murabireka amaparti kabamo none bitekereza abantu bakagenda babyumva power sharing hariya rero biri za ONG zisangamo abarimu bisangamo urubyiruko rwisangamo n'ibindi abacuruzi n'abandi bisangamo iyo ni power sharing mu baturage kunoza ubona guhera he kugeza hehe ndavuga guhera ku karere kumanuka nabira ntago habamo iby'amashyaka oya ntago bibamo iby'amashyaka ahubwo habamo iby'intuza bya power sharing mu actors bizo za regio none se honorable ko usanga wenda ashobora kuba ari amakuru aba adafite gihamya cyane ariko ugasanga nk'uturere nk'akarere ka Ngoma gahora gahabwa umumeyo muri PSD akarere ka Ruhango gahabwa PER oya urumva nibyo nyine n'intuza bwumvikane no kureba ko ntuza kugira ngo birebwe wenda bakavuga bati uyu muntu iyo yaje agakora neza noneho n'abandi nabo baba bafite ko bashaka abantu baba bagakora neza ariko bagaturwa no muri babaturage ubwabo bagenda babirebwa ariko happen ko sinzi ko wenda akaruhango ri bugiye ngo gahabwa abandi se PER
buri gihe se niba peyeri sinzi ugiye ubakurikiye sinzi ko ari peyeri kuko hari umwe narinzi wigeze wari RPF ari mu gihe cya vuba cyo ndamwibuka muri ntoza muri Ruhango wenda ubwo wa peyeri urimo n'ubu ariko buryo ubikurikiye story ntabwo ariko bose kuko nibuka hari umwe niwo ntabwo icyo kigenderwaho ku turere ntibigenderwaho ntibikigenderwaho kompetisiyo isanzwe iri individuelle umuntu akaba afite ibitekerezo bye agasona abaturage ariko urumva kuko haba harimo ibyo byo gutora no kwigisha abaturage kubamubiriza cyane cyane ku bameya hazamo n'ibyo bitekerezo bindi nk'ibyo biri politiki ariko ubundi igitekerezo kugira ngo ziriya za konseye zizemo zirepresenta abari muri ako karere zinarepresenta abari muri buri midugudu n'ibindi ku ntoza kugira ngo tuvuge kuko buriya hari ubwo wajya muri politiki hakajyamo abanyapolitiki gusa none se nk'abarimu bari aho n'abaganga batari muri politiki kandi bafite ibitekerezo bigende bite nk'abacuruzi bari aho wenda batari muri politiki kandi bafite ibitekerezo bigende bite kandi akarere ari akabo urumva rero bijya muri izo ntuza abarimu abaganga urubyiruko abacuruzi noneho n'abaturage wenda bari muri politiki cyangwa batayirimo niyo ntuzi iyo niyo idea y'iyo ngiyo kuko hariya ntabwo ari policy making hariya hejuru igituma bigira muri politiki bajya muri politiki nuko ari abajya gukora policy bashyiraho za politiki hariya hasi ni implementers ya za politiki abimplementing za politiki ntabwo ari abanyapolitiki gusa n'abaganga n'abarimu n'abandi bose barabyimplementing urumva ni idea nibyo urumva hari level ya implementers na level ya policy makers bakora politiki urumva bakora politiki niho bagomba kujyamo abanyapolitiki y'amashyaka n'abandi ariko implementers implementinga neza ntibiri ngombwa ngo ube umupolitiki kugira ngo implementing ushobora no kuba umuhinzi ku implementing utari no muri politiki nicyo gituma rero bashaka iyo ntuza iyo power sharing muri izo ntuza za implementers hari ibindi tuba dukurikira ugasanga izi za semi presidentielle parlementaire ngira ngo ni zimwe muri system ibyo bishingiye ku ntuza kuri ese perezida ashobora gukuraho inteko iyo ashobora gukuraho inteko kandi nawe ntimukureho ibyo biba ari ntuza biba ari semi presidentielle ari nayo dufite ubu ngubu ngira ngo kuko ntabwo inteko imukuraho nawe ntakuraho inteko nawe ntimukuraho noneho rero presidentielle niyo we biri hariya bafite we ariko rero ubwo inteko iyo nteko ntikuraho muri presidentielle inteko ntishyiraho abaminisitiri ariko ntibakuraho ni perezida niwe wikoreraho we aba afite executive ye akayishyiraho akaba ari nawe uyikuraho abandi ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya kuyikuraho cyokora bamubwira bati nibi ubwo bashobora kumwangira ko abashyiraho ariko igihe bagiyeho ntabwo bavuga bati yakoze icyaha tumukuyeho baramubwira bati yakoze icyaha yashaka abikuraho cyangwa namukuraho ujya nko muri Amerika niko bimeze iyi ni presidentielle ariko rero nk'iyacu kuko bafite kuntuza abadepite bashobora gukuraho abaminisitiri ndetse bagakuraho premier ministre ntibakuriho perezida nawe ntabakureho ni semi presidentielle ubwo ahangaha mbese ni presidentielle y'igice perezida ntabwo aba afite ububasha bwose kuri ba minisitiri be abashyiraho no kubavanaho ariko abadepite bagiye kubakuraho ntabwo yakwanga keretse nyine anyuze muri pariti y'akayibwa ati nyamuneka mugire mutya ariko we ntabwo yavuga ati ndanze ubwo se ibyiza byayo ni ibihe ibyiza urumva abantu bagenda bakurikira ibyiza hari ibyo
tunaganira twagendaga dukora senariyo kuko biriya byaje n'abaturage bagiye batoranya twagenda tubereka tuti uyu hari uri perezida wakishyiraho abaminisitiri be ariko ntagire ubakoraho nawe kandi ntibamukureho nawe ntabakureho bamwe bagakora bakajya bashaka izindi sisitemu zo kumvikana wenda bakanga kumutorera bije cyangwa bakagira bati ku ntuza burya niko muri Amerika bikora noneho twagira muri senariyo tukabereka hakaba indi iri ntuza parlementaire muri z'abongereza zivuga ko hari pararoma ububasha bwinshi bufitwe n'inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ni nayo ntabwo abaturage aribo batora uzayobora igihugu abadepite nibo bitorera uyobora igihugu ariko batowe n'abaturage ariko bakaba aribo bitorera uyobora igihugu ubwo uyoboye igihugu ni wa wundi uvuye muri majorite yatsinze hariya cyangwa bafite uko bagiye bumvikana buriya ntabwo mu Bwongereza muri ibi bihugu Ubwongereza za Suwede za Allemagne n'ahandi byose burya ntabwo abaturage bitorera umuyobozi w'igihugu baba yatowe muri badepite akaba aribo noneho bishyiraho iyo ntuza iyo ni système parlementaire aho siremo presidentielle aho batora perezida bagatora n'abaturage perezida n'abadepite noneho perezida baba baramwitoreye abaturage bakamuha agategeka executive abangaba nabo baratoye n'abaturage bakagera ariko ntabo ukuraho undi cyangwa agere undi bamwe akaba ari ati genda towe n'abaturage n'abandi bati twatowe n'abaturage gusa bakajya bahurira mu bikorwa wenda tuvuge niba ashaka bije nk'iyi wenda bakavuga bati ntabwo tuyiguha cyangwa turayiguha nk'ibyo mbese bagenda bakora ibyo ni systeme nk'iy'abanyamerika akaba ari systeme presidentielle ayivuga uti twatowe n'abaturage na perezida yatowe n'abaturage ariko abangaba turashaka yuko perezida ashobora kuba inteko ikoze nabi yayikuraho nkuko nawe perezida yakize inteko ikoze nabi akaba yamukuraho ibyo ni semi presidency ariko iyo semi presidency ikagenda igiramo ibice bimwe yenda harimo aho inteko idashobora gukuraho perezida ariko na perezida ntashobore kuyikuraho ariko inteko ikaba yakuraho ba minisitiri be n'ibindi nk'ibyo ngibyo nibyo twafasha ariko twagendaga tusobanurira abaturage bagenda batoranya ibyo ngibyo muri ibyo byose tukagira za senariyo hariya bagatoranya icyumba kibabereye ni nacyo abanyarwanda bageze presidentielle kuko bumvaga hakwiye kubaho umuntu bitoreye uyobora igihugu ariko nabwo witoreye ajya hariya twatoye n'abantu ngo be kugira aho bahurira umwe ngo ye kureba ibyo uri yakora batari byo twatoye ntibajye kureba abaminisitiri ibyo bakora nibabona bakora nayo babakureho ubwo ni systeme igeze abanyarwanda baganira bariyo twumvikanaho yego ariko n'abaturage niyo twagiye twumvikanaho kuko twamaze imyaka 3 tugenda tubaza abaturage yawe icyo gihe mwari muri za primaire kuko secondaire ho twagiye ubwo hari ryari icyo gihe guhera 2000 ukageza 2003 kugeza 2003 niba utabizi wari ukiri muri za primaire ubwo nayo nkiri muri za secondaire icyo gihe secondaire siko twagiye tuzizamo twazije mu za secondaire brasi umuntu wo muri secondaire ashobora gutanga igitekerezo akumva ibyo bintu twarabibabwiraga abana bagatanga ibitekerezo bakaganiraho nabo n'abarimu babo niba yakumva uko washyiraga muri CNS bagakina akareba akumva ibyo nibwo atagize niba akumva ibyo murimo muvuga n'iki za secondaire twazigiyemo ubwo hari igihe se gishobora kugera abantu bakavuga ati wenda iyi systeme abanyarwanda bivugiye ko ari abanyarwanda byose ko ari abanyarwanda icyo abanyarwanda biyemeye muri referendum kivaho nk'uko bavuga wenda bavuga bati ntitugishaka perezida turashaka ubwami abanyarwanda bakabyiyemerera ibereho abanyarwanda bigiye muri referendum bakavuga bati turagezemo ubwo rero honorable tutaremara turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko
turifuza kuzakomeza tugaruka kuri izi ngingo z'uburere cyangwa se z'ubumenyi mboneragihugu, abantu bakamenya amakuru, bakagira ubumenyi bw'icyo bakwiye gukora, ariko bushingiye ku makuru bazi yuko y'inshingano zabo n'inshingano z'abandi nakwita abaparteneri bari aho ngaho mu gihugu, harimo leta, harimo izo za societe civile, izo nzira zashyizweho kugira ngo abantu batange ibitekerezo byose bakagenda bimenya n'uburyo babibyaza umusaruro. Twari twaganiriye ku bumenyi mboneragihugu, dusobanukirwa igihugu icyo ari cyo, dusobanukirwa umuturage uruhare rwe ni uruhe, leta ni iki, ndetse na systeme politique leta y'u Rwanda ikoresha ni iyihe, mwabidusobanuriye. Hari ikindi mwakongera kugira ngo dusoze ikiganiro wenda? Wari wahoze uvuga amahame remezo. Utageze. Hari amahame nyine leta nya systeme yacu ishingiyeho. Hari amahame remezo. Amahame remezo ari muri article ya 10 itegeko nshinga. Ni amahame 6. Amwe arakosora ibyagiye byica u Rwanda. Cyane cyane ikintu ariye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byose biyiriho. Hanyuma hakabaho iryo kurwanya amacakubiri aho yabashingiye hose. Hakabaho ihame rinini rya leta igendera ku mategeko. Leta igendera ku mategeko rero n'ayo mategeko yose tuvuga. N'aya mategeko za article zireba uburenganzira bwa muntu, za article zireba uko leta ikora n'ibyo ikora. Hari amategeko leta igendera ku mategeko. Iyo ni intuza ni ihame rinini. Iryo hame ryo muri iryo leta igendera ku mategeko niho usangamo ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, gasangamo ko abagore n'abagabo bangana ndetse mu nzego, kuko twagomba kugira aho duhera. Icyo gihe Beijing niho bari babikwa. Inama ya Beijing y'abagore yari yabereye Beijing muri 1946 yavugaga ati leta nibura zitangirire ko nibura ahantu hafatwa ibyemezo 30% ari abagore. Icyo cyatumye tugishyiramo aho ngaho nibura, ubundi byaba binini ariko ntibikwiye kujya hasi. Ariko ku isi biracyari hasi nubwo byemejwe muri 1996. Aho rero twagishyize no mu itegeko nshinga ngo nibura 30% abagore n'abagabo barangana imbere, barangana, ariko nibura hafatwa ibyemezo. Nicyo gituma tuvuga ngo nibura ahantu hose hafatirwa ibyemezo habe hari 30% y'abagore. Intuza nini iyo iryo hame rya leta igendera ku mategeko. Hanyuma harikabaho n'ihame ry'imibereho neza, ko leta ibereyeho guha abaturage imibereho myiza. Muri izi imibereho myiza yo kurera amashuri kugira ngo abone bose bijya amashuri, universal education, abana bose bavurwe, universal health, biriya byose birimo abantu muri za mituweli n'ibindi. Iyo ni mbese ko leta itanga serivisi ku bantu, igabanya intuza ikintu kiba kiri hagati y'abakize n'abakennye, kugira ngo uzamure abakennye bagenda bazamuka babone byose byangombwa. Iyo ni ihame imibereho myiza y'abaturage. Akaba rero ihame ryo gusaranganya ubutegetsi. Akaba rero irindi hame ryo ibiganiro byose bivugwa abantu bagomba kwicara bakabiganiraho, bagashaka ubwumvikane busesuye. Niho bishingiye. Hanyuma hakaba article ya 11 ivuga yuko ibyo ari byo byose irindi hame dufite, leta n'abanyarwanda bagomba iteka kwishakamo ibisubizo batarajya kwishaka ahandi. Ushobora kubyishakamo bajya mu muco wacu wa kera nk'uko kigeze za gacaca n'imiganda n'ibindi. Bashobora no kubishaka muri za tekinoloji, ariko ari byo bishatsemo ubwabo batagombye gusaba ahandi n'iki. Iryo ni irindi hame ariko riri mu yindi ngingo. Ibyo rero nibyo leta yacu yubakiyeho. Iyo byanarayizinga nibyo buriya nka Sena, ubona muri Sena turamize nibyo bigenga igihugu. Ibintu byose bikorwa mu gihugu bigomba gushingira aho ngaho.
sena rero niyo ishinzwe kubikurikirana ikareba ko ayo mahame akurikiranwa yuzuzwa ko ari ntabayica. bikurikirana gute? Ihamagaza minisitiri, igahamagaza oya ijya kureba reka nkwereke nk'ikibazo ireba ikintu cyoroshye mu matora y'ibanze ni akantu gato ikajya kureba se yubahirije ihame ry'uburinganire. iki ni ikintu kujya bakayireba hose abantu batagize bati nyamuneka ihame ry'uburinganire aha n'aha rirapfa. nk'ubu barize babona ko muri sekiteri prive ihame rya 30% aho bafatira ibyemezo ntibyuzuye, bakagenda bakareba ati no mukwiye guhaguruka mukabikora. N'ibindi n'ibyo byo kureba leta igendera ku mategeko byo ni byinshi. Buriya hagize wagize akarengane ntabwo byayobozwe n'umuyobozi, ubwo ntabwo leta ibigendera ku mategeko. Ikintu biba bipfuye ugomba kujya kumureba umuyobozi wowe kuki wagize aka karengane kwishi ihame remezo y'itegeko nshinga. Nibyo bajya kureba hirya no hino bakabireba bakandikira leta rimwe na rimwe abana ari bikomeye cyane bakahamagara premier ministre bakabimubwira amundi bakandikira perezida cyangwa na premier ministre aho ibintu bigenda bivuga ati nyamuneka nimukora ibi. Aha ngira ngo nimutwemera ubutaha tuzakora wenda n'ibindi biganiro bizakurikiraho bishingiye ukuntu izi nzego z'ubutegetsi butatu zuzuzanya, parlement, executive ndetse n'ubucamanza zuzuzanya gute, zikorana zite, umwe asobanura gute izindi nzego zimureberera. Cyaza ikindi kiganiro cyihariye kandi ngira ngo muzakidufashamo nta ngorane. Ubwo rero murakoze kunyibutsa aya mahame remezo yari ngombwa cyane kuko ni kimwe mu bintu abantu iyo batewe itegeko nshinga bavuga bati nibura mbonye nanjye aho nisanga mu mibereho myiza muri gender, harimo ibintu bimpa nibura iremezo ry'imibereho kandi duhaye inshingano leta yo kuzabyubahiriza, akabona naho yahera avuga ati iki ngiki ntabwo nagikorewe kandi kiri mu mahame remezo twari twemeranyije ubushize. Ubu rero ndumva nabashimira Honorable Tito Rutaremara. Ubwo tujyanye ku musozo w'ikiganiro mu ngamba, ni ikiganiro cya BTV tugaruka ku buzima butandukanye bw'igihugu. Uyu munsi rero twari twaganiriye ku mahame remezo nk'uko Honorable Tito Rutaremara bidusobanuriye, ndetse no kureba ngo ubundi bumenyi abantu bakwiye kugira ni ubuhe bujyanye no kumenya igihugu, leta ndetse nuko uruhare rw'umuturage kugira ngo abantu bose bagendere hamwe bagera ku ntego ndetse no ku iterambere ry'igihugu. Ngewe rero ndi Richard Dani Iraguha, iki kiganiro mu ngamba kiragaruka, kizongera kigaruka n'ubundi ikindi gihe. Umutumirwa wacu yadusezeranyije yuko n'ikindi gihe tuzamukenera tuzaza akatuganiriza ku ngingo zindi, kandi ubwo namwe turabashimiye abakurikira kino kiganiro. Ubwo mugire ibihe byiza.